Ikindi, malariya ku mugore utwite. Niba wumva ibimenyetso bya malariya ukaba utwite koko, ukaba wiyumvamo ibimenyetso bya malariya, ihutire kujya kwa muganga hakwegereye, sibyo? Si ngombwa guterera imisozi n'indi ngo ngiye ngo nkunda hariya, yego buri wese agira akora, ariko niba wumva aho kugira ngo uryame iminsi umwe ibiri, malariya iba mu bintu bishobora gutuma umubyeyi n'umwana bahungabana. Malariya ishobora kuba mu bintu bishobora gutuma umubyeyi abura ubuzima bw'umwana we, umubyeyi abura ubuzima bwe akagendana n'umwana we, murumva tuba duhombye abantu babiri. Icyo nacyo ni ikibazo gishobora gutuma wihutira kujya kwa muganga. Ikindi, niba ubana n'umuvuduko cyangwa se utabizi, reka tuvuge ngo kwipimisha ku mubyeyi utwite ni ingirakamaro, kubera yuko ni naho barebera ko utaba afite preeclampsia. Hari umuvuduko, preeclampsia ni ukuvuga ngo ni umuvuduko w'amaraso ushobora kukuzira mu gihe utwite, kandi uteza ibibazo byinshi cyane ku buryo bishobora kuba ngombwa ko bakuramo uwo mwana igihe kitageze, kugira ngo baramire ubuzima bwawe n'ubw'uwo mwana. Muranyumva neza? Ni ukuvuga ngo mujye mwumva yuko kwipimisha kunda, ugasanga umugore agejeje mu mezi 7, wamubaza ngo aripishe ngo uhuya. Hari inkingo uhabwa za tetanosi mu gihe utwite, hari ubufasha uhabwa. Ese kwipimisha bigatwaye iki? Ubu noneho bigeze mu inshuro 8 ahari. Bigutwaye iki ko wajya kwipimisha muganga akakubwira ati ubuzima bwawe bw'umwana buhagaze neza? Hari ibintu uvuga ngo ngiye ngo ntarwaye ngo sinajya kwa. Yes, umugore utwitagira intege nkeya, ababara umugongo, ababara mu kiziba cy'inda. Umugongo yego arababara cyane, bahorana ibibazo, ariko niba babara mu kiziba cy'inda ni kimwe. Hari ukuntu babara mu kiziba cy'inda kubera yuko reka mbisobanure ukwabyo. Hari ukuntu babara mu kiziba cy'inda kubera yuko umwana agenda aremerera uruhande rwo hepfo, agasa nk'ugenda, ibiro by'umwana bigenda biryamira izindi nyama zo hasi, ukajya uhora babara mu kiziba cy'inda. Impyiko se uruvuga ngo biba bishikamira uko umwana akura, cyangwa se uko umwana acurama, ibiro by'umwana bigenda bishikamira uruhande rwo hasi, ugasanga urahora babara mu kiziba cy'inda. Ariko hari ukubabara, ibyo ngibyo hari ubwo aba ari ibisanzwe, ariko hari ukubabara mu kiziba cy'inda ufite ama infection soit vaginale mu nda ibyara, cyangwa se uyafite hejuru mu matrompe, cyangwa se yarazamutse akagera hejuru muri uterus. Ni ukuvuga ngo niba ubabara mu kiziba cy'inda hakiyongeraho, munyumve neza, niba ubabara mu kiziba cy'inda byonyine ukaba unyara ntubabare, ukaba wumva nta bintu bidasanzwe bisohoka mu gitsina, bidasanzwe binahumura nabi, bijya gusa nk'umuhondo cyangwa se icyatsi, gerageza niba ubona ubabara mu kiziba cy'inda hakiyongeraho ibyo bimenyetso kuba havamo ibintu bidasanzwe, ihutire kujya kwa muganga kugira ngo hato utazananduza uwo mwana. Harimo abana umwana ukumva avukanye ibibazo by'ukubera yuko umubyeyi yari afite ama infection soit ama STI, sexual transmission infection,